turi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Turagarutse nk'ibisanzwe inkuru zigezweho kuri uwo munsi. Nk'ibisanzwe rero hano mu Rwanda hari kubera inama ya sekamo. Ni inama imaze igihe, ni inteko rusange y'ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika na Madagascar ku nshuro makumyabiri izwi nka sekamo 2025. Ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame akaba yarasuye abangaba bitabiriye iyi nama ya sekamo. Hanyuma bakaba baranashizeho kandi komite nshya igomba kuyobora iyi sekamo, nk'uko byatangajwe ko uyu nguyu Fridolin Karidinali Ambongo akaba ari arikiepiskopi wa Kinshasa yongeye gutorerwa kuyobora iyi sekamo, nk'uko byatangajwe mu kinyamakuru Kinyamateka. Ni mu gihe kandi abiyitabiriye iyi nama baba bamaze gufata urugendo berekeza i Kibeho ku ngoro ya Bikira Mariya, aho bari buze gutura igitambo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye turi buze kugarukaho. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira nuko ubushakashatsi bwanyomoje iby'umwenda wera bivugwa ko wambitswe Yezu amaze kwicwa. Ubu bushakashatsi rero bwaba buvuga iki? Cyangwa se nk'uko dukomeza kugenda tubigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyangwa se natwenda mu mihango igiye itandukanye ya Kiliziya Gatolika, turabizi ko igitambaro cy'umweru gikoreshwa nk'ikimenyetso cy'uko uwo muntu, cyane cyane nko mu isakaramento rya batisimo, uwo muntu biba bishatse kuvuga ko ari umuziranenge, cyangwa se ko nta cyaha kimuranga, ko yagakwiye kwerekeza mu ijuru ari umwere yera de. Icyo gitambaro rero biravugwa ko iki gitambaro kitigeze cyambikwa Yezu Kristo nk'uko bikunze kuba bivugwa. Tugiye gusobanukirwa turebe tumenye ngo ese iki gitambaro kwavuga ko cyapfutswe Yezu ubwo yari amaze kwicwa byaba byaragenze gute, cyangwa se byatewe n'iki kuba hari ubushakashatsi bunyomoza ibi ngibi, cyangwa se n'abashaka kurwanya Kiliziya Gatolika ku isi, cyangwa se byaba bishaka kuvuga iki, hari ikindi byaba bishaka kuvuga. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, uraza gusobanukirwa neza, umenye impamvu cyangwa se umenye n'icyo ubushakashatsi buvuga bwamaze kuba bunyomozwa kuri uyu mwenda wera ukunze gukoreshwa muri Kiliziya Gatolika cyane cyane cyane. Binavugwa ko wambitswe Yezu Kristo amaze kwicwa. Ukuri rero kugiye kujya ahagaragara, ukuri kugiye kuba kuboneka muri aka kanya n'unkundira, hanyuma tukaza kubana neza kuva dutangiye kugera ku musozo. Ngewe wumva ni Emmanuel, ngushishikarize kubana nanjye kuva ntangiye kugera ku musozo, kandi ukore subscribe, share na comment, hanyuma like rero zanyu zirakenewe nshuti zanjye, kugira ngo tujye dukomeza kubana byimbitse muri biganiro bigiye bitandukanye bivuga kuri politika, rimwe na rimwe tuzana mu iyobokamana tukareba ibiba bigenda biri kuvugwa. Inkuru rero cyangwa se n'ibinyamakuru bitandukanye byakoze ubushakashatsi cyangwa se byaranditse, ni inkuru nyinshi zivuga kuri uyu mwambaro w'umweru ubivugwa ko wambitswe Yezu Kristo amaze kwicwa, ariko byose bihurira ku kintu kimwe, bivuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ubushakashatsi bushya bwerekanye ko umwenda w'umweru w'iturini umaze igihe kirekire uhabwa icyubahiro na benshi mu bakristu nk'umwenda wambitswe Yezu Kristo amaze gupfa, bishoboka cyane ko atigeze awukoresha. Nk'uko Bibiliya ibivuga, umwenda byizerwaga ko wapfutse Yezu cyangwa se Yesu amaze kubambwa ku musaraba i Golgota, wari umwenda wera watanzwe n'umugabo witwaga Yosefu wo muri Aritimati. Nyuma y'urupfu rwa Yezu, Yosefu yasabye Pilato umurambo we, awukura ku musaraba, awupfuka mu mwenda wera usukuye, hanyuma aza kuwushyingura nk'uko bigaragara mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 27 umurongo wa 59 kugeza kwa 60, ko Yezu yashyinguwe mu mva yacukuwe mu rutare.
hari n'indi vanjiri nayo yanditswe na Luka, umutwe wa 23 ku murongo wa 53, nawo uvugwa ku byerekeranye n'urupfu rwa Yezu Kristu n'aho yashinguwe. Ni kimwe n'iyo vanjiri ya Matayo. Mu gitabo cya Yohana, umutwe wa 19 umurongo wa 40 n'igice cya 20 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7, havuga ko umubiri wa Yezu washyizweho ibikoresho byakoreshwaga mu muhango wo gushyingura mu Bayahudi, ndetse hanavuga ko hari undi mwenda wari wagenewe umutwe we. Bishatse kuvuga ko ibi biza bivuguruza ibyo twari tuzi. Ubushakashatsi bwakozwe n'uyu mushakashatsi wo muri Brezil witwa Cicero Moreze, yakoresheje ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo agerageze kureba umwenda washizwe ku mubiri wa Yezu Kristu. Yifashishije ikibumbano ndetse n'umuntu nyakuri byambikwa umwenda wera, hanyuma akora isuzuma ngo arebe igitanga ishusho isa nk'iyitirirwa iya Yezu. Ibyavuye mu bushakashatsi bwe byerekanye ko ishusho yitirirwa Yezu ihuye neza n'ikibumbano kigaragaza nk'ikirambitse hasi aho kuba umubiri w'umuntu nyirizina. Umwenda w'Iturini wagaragaye bwa mbere mu kinyejana cya 14. Abashakashatsi bamaze kuwupima basanga warakozwe hagati y'imyaka 1260 n'1390 nyuma y'urupfu rwa Yezu. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mbere burimo ubwasuzumaga amaraso yagaragaye kuri uwo mwenda, nabwo bwagaragaje ko bishoboka ko uwo mwenda utambitswe umuntu. Ubushakashatsi bushya icyo bwerekana bushyigikira igitekerezo cy'uko uwo mwenda ari igihangano cy'ubugeni cyakozwe hagati y'ikinyejana cya 5 n'ikinyejana cya 15, bityo ko uyu mwenda utambitswe Yezu Kristu wari umaze kwicwa. Abashakashatsi bakomeje bavuga ko uyu mwenda wakomeza gufatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ukwemera kwa Gikristu, ariko atari ikimenyetso cy'amateka y'ukuri. Iyi nkuru nk'uko nayigusomeye gutyo yavuye mu Gihe, ikinyamakuru Igihe cya hano mu Rwanda, n'ikindi kinyamakuru cyo hanze cyandika mu rurimi rw'Icyongereza. Ibyo bose bavuga babihuriyeho, iby'igihe kivuga nicyo kinyamakuru ibyo kivuga byose babihuriyeho. Ibi ngibi rero biraza gutuma hari abantu benshi bakomeza kugenda bibaza byinshi, cyangwa se hari abantu benshi bakomeza kugenda bagira gushidikanya mu kwemera. Ariko n'ubundi byagiye bivugwa ko akenshi na kenshi hari abantu bazagenda biyitirira Yezu Kristu, bakavuga ko yabatumye, bakavuga ko ari abahanuzi, bakavuga ko bakora ibitangaza nkawe. Kugeza kuri uyu munsi ngira ngo mugenda mubibona umunsi ku munsi. Ibintu rero bigakomeza kugenda bicanga abantu bakomeza kugenda bibaza byinshi. Ari nayo mpamvu ujya kuri ugasanga umuntu yashatse gusobanura Bibiliya
ngo agiye kujya mu ivanjiri cyangwa se mu ijambo ry'Imana ngo arisobanure, wajya kureba ugasanga yagize nka turoma, niko navuga, cyangwa se ibintu bikagira bikamucanga, bikamubana byinshi, ugasanga yaracanganyukiwe. Ugasanga umuntu yigize umuhanuzi ngo ari kuza kurwanira cyangwa se kwigisha Bibiliya, ariko mu by'ukuri ibyo akwigisha navuga ngo nawe ubwe ntabwo abihagazemo neza, aratandaraje. Ukuguru kumwe kuri hano kuri mu kwemera, ukundi ntikuri mu kwemera. Hagati aho ngaho ni bya bindi bavuga ngo niba udashyushye, niba udakonje, ntube uri hehe. Warangiza rero ugafata Bibiliya ngo ugiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko byamaze kugaragara ko ari amaco y'inda, byamaze kugaragara ko ababikora benshi babikora bagamije indonke, bagamije kugira ngo barebe ko ejo babaho cyangwa se imiryango yabo yabaho, bagamije kwigwizaho imitungo. Nawe kujya gusobanura ibya Bibiliya nawe ubwawe utayizi, cyangwa se kujya gusengera umuntu, rimwe na rimwe ugasanga wagiye no mu mwuka, cyangwa se hari n'ibindi wenda byaje bikuzamo ngo wagiye mu mwuka ngo Imana ngo iri kukuvugiramo ngo uri guhanura ngo uri kugira ute. Ibi ngibi nibyo byatumye mpaguruka ndavuga ngo reka nkore iki kiganiro. Yewe n'aba ngaba bavuga ko ibi ngibi by'uyu mwambaro w'umweru bivugwa ko wambitswe Yezu Kristo amaze gupfa, atari byo, ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nabo ikigaragara cyo ni ubushakashatsi bari barimo, ni imibereho, arashaka kubaho cyangwa se arashaka kwamamara. Hagati aho ngaho tuzafata ibihe tureke ibihe? Niba koko atari byo tuzafata ibihe tureke ibihe? Ikiriho cyo, icyo gitambaro cyambitswe Yezu Kristo cyangwa se cyapfutswe Yezu Kristo amaze kwicwa, uko byagenda kose ntabwo ari igitambaro cyakomeza kugenda gisirikira 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 ngo kizagere ku isi hose. Ariko hari ibindi bitambaro, kubera ko cyasaga umweru, kuba batafashe igisa n'umutuku se cyangwa igisa n'icyatsi, ariko kubera ko ari icyakoreshejwe nyine Yezu amaze kwicwa, niyo mpamvu bagifashe nk'ikimenyetso cy'ukwemera. Ngira ngo hari n'abantu bagenda bavuga ko abantu ngo bagenda baramya ibishushanyo cyangwa se ngo basenga amashusho, ni byinshi cyane bigenda bivugwa muri Kiliziya Gatolika, abantu bavuga ko ngo baramya ibishushanyo cyangwa se nk'irashapure, kuvuga rozari ntagatifu n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ugasanga abantu bagiye bavuga ibindi bigiye bitandukanye bihamanye n'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika. Ariko ikiriho cyo, nubwo bagira gutya bagahunga ibyo ngibyo, rozari bavuga ko ari irambiranye muri Kiliziya Gatolika, bakayihunga, bageraho najya kubona nkabona barongeye baragarutse. Akagenda ngo agiye mu barokore, ariko yagerayo ugasanga naho ntabwo ariyo, cyangwa se ibyo yaragiye gushakayo ntabwo abibonye. Hari abantu benshi bagiye bava mu idini rya Gatolika bakajya mu idini, cyangwa se mu bayisilamu bakajya mu idini wenda ry'abarokore, ariko bagerayo ugasanga naho ntibafasheyo, akaba arongeye avuyeyo. Tuvuge wenda niba agize gutya, wenda tuvuge agiye gushakayo nk'amafaranga, azi ko ari buze kuyabonera mu barokore, cyangwa se azi ko ngo nagira azaba pasiteri, kandi muri Gatolika yari yarabibuze, hanyuma bikaza kurangira naho ngaho agiye gushaka uwo mwanya w'ubupasiteri nawo atawubonye, akongera akagaruka mu idini rya Gatolika yakuriyemo. Ibi byagiye bibaho kenshi. Abana b'abakobwa bagiye bava mu idini rya Gatolika ngo bagiye mu barokore, ngo nibo bazabonera abagabo, bikaza kurangira bagezeyo abagabo bababuze, ahubwo akongera agasabwa cyangwa se agashakwa n'umugabo w'umukatolike, akongera akagaruka mu Gatolika, bakamukomorera, akongera akaba umukristo. Urumva uko kugenda izo deviye, izo muvoma za hato na hato zituma uhora utandaraje, utagira ukwemera, utagira aho ubarizwa. Nicyo kibazo ubundi kibaho, bikanatuma n'abantu bacanganyukirwa, ntibamenye ngo barava he barerekeza hehe. Ariko ikiriho cyo ni uko niba ari ikinyoma cyambaye ubusa tugenderaho, ubwo ni ibyo nyine tuzakigenderaho mu idini ya Gatolika. Hanyuma niba tugiye no mu barokore naho, niba ari ikinyoma cyambaye ubusa kiba kiriho, wenda cyashyizweho n'abantu bagamije iyezandonke cyangwa se kwigwizaho imitungo, nacyo ubwo nyine uzahama aho ngaho, wemere ubane nabyo, ubwo ni uko nguko nyine. Gusa ikiriho cyo ni uko hano ku isi na n'iyi saha nta muntu n'umwe urasobanukirwa ibibera hano ku isi, cyane cyane bijyanye no kwemera, kuko
na saa izi ngizi nubwo hatorwa papa ngira ngo hagiye hakunda kuvugwa byinshi, murabyibuka bavuga ngo iyo hazamutse umwotsi w'umukara ngo ubwo haba habonetse ngo mwirabura, ariko ngo mwirabura ngo ubwo ngo abazungu ntibakwemera ko ayobora isi cyangwa se kiliziya gatolika ku isi, amatora akaba arapfuye bakongera bagasubiramo, hazamuka umwotsi w'umweru ubwo hakaba habonetse papa ngo w'umuzungu ngo ariwe ngo ugomba kuyobora isi. Kuva mu mateka ya kiliziya gatolika nta musenyeri wigeze ayobora kiliziya gatolika ku isi w'umwirabura. Sinzi niba ariho wenda abandusha amateka bamfasha, wenda abari kunyumva bakamfasha bakamwe bati yabaye uyu nguyu aturuka mu gihugu iki n'iki. Kugeza uyu munsi nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye, dutora papa Leo wa 14 asimbura papa Francis witabye Imana ku itariki ya 21, murabyibuka z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Byaravuzwe cyane, inshuro ya mbere hazamutse umwotsi w'umukara, ku nshuro ya kabiri n'ubundi hazamuka umwotsi w'umukara, ku nshuro ya gatatu nibwo hazamutse umwotsi w'umweru. None bivugwa ko habonetse papa aribwo uyu mugabo yaje kuba atorwa, ngira ngo murabizi, yitwa Prevost Francis, akaba ari umunyamerika uturuka hariya muri Chicago, muri state ya Chicago nk'uko byatangajwe, akaba yarahawe izina rya papa Leo wa 14, hanyuma kugeza amagingo akaba ari we uyoboye kiliziya gatolika ku isi nk'uko byatangajwe. Hari abantu bagiye bavuga ngo hakazamo icyo twakwita discrimination, bakavuga ngo nyine ngo tugendeye ku moko ariko ku ruhu, mbese ugasanga ari kuzamo ibintu bijyanye n'itotezwa, ngo nta musenyeri ushobora kumwirabura wabaho ngo abaho ngo ni abazungu ab'uruhu rwera, ngo nuko ni ibyo byose. Rero wajya kureba nta n'umuntu n'umwe saa izi ngizi uzi ngo uriya muhango ugenda ute, yewe n'abinjiramo bagiye gutora papa nta gikoresho na kimwe ngo baba bafite cyemerewe gufata amajwi n'amashusho, baba bari uko nguko nyine, kuko babanza kubasaka nuko bakagenda ngo ni ibanga ryatowe na papa Paulo wa II. Kugeza amagingo aya ngaya uwiyemeje kuyobora kiliziya gatolika cyangwa se uwiyemeje kujya muri uwo muhango wo gutora papa, ni ibanga bafite rya kiliziya gatolika, na n'iyi saha ritagomba kumenwa, ugiyeho agomba kuripfana akarijyana akarisigira undi. Niryo banga kiliziya gatolika irusha andi madini cyangwa se abandi bose navuga basenga Imana. Niba ari satani dusenga ntawe ubizi, niba ari Imana yo mu ijuru koko dusenga ntawe ubizi, ariko nibanga riri aho ngaho ribitse. Kugeza amagingo aya ngaya rero niyo mpamvu ujya kubona ugasanga kiliziya gatolika ku isi irakomeye, ntigisenyuka, ntigihungabana. N'abashaka kuyinjira bagashaka kugira ibyo bavumbura, uko byagenda kose hari uwo muntu bamurimburana n'ubutaka cyangwa se baramuhiga cyangwa se bakamwicaza bakamubaza icyo ashaka kugeraho, cyangwa se ibyo avugaho yabikuye. Ngibyo gusa ikiriho nyine, kubera ko twese tutazi ngo mu barokore niho Imana iri, muri katolika niho Imana iri, mu bayisilamu niho Imana iri. Hagarara hamwe, uhagarara aho uri. Ubwo Nyagasani naza we azajyane itorero rye, ariko weho kujya kuvuga ngo urajya gushaka ngo ibiki, ngo Imana ngo hariya ngo iki, cyangwa se ngo uraza kunsengera ngo iki. Uransengera urinde? Uri iki? Urampanurira uri iki? Ngibyo ibiba bikomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, ikiriho cyo uyu munsi turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025, ngira ngo iyi nama ya sekamu cyangwa se iri huriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika ndetse na Madagasikari rigomba kuzasozwa ku itariki 4 Kanama, ubwo ni ku munsi w'ejo nk'uko byajya bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma uyu munsi rero ku itariki 3 abangaba bitabiriye iyi nama rusange, iyi nteko rusange y'ihuriro ry'inama y'abepiskopi muri Afurika na Madagasikari ku nshuro ya 20, bari mu rugendo berekeza i Kibeho n'abakaridinari n'abasenyeri. Ubwo rero bari ku rugendo baje kuba bagera hariya i Kabgayi kuri bazilika nto ya Kabgayi, hanyuma baramutsa imbaga y'abakristu bateraniye aho ngaho. Iyo bari banabukereye bagomba kuza gusuhuza cyangwa se kwakira abo bashitsi, kubera ko byari biteganyijwe ko bagomba kwagera bagasuhuza abakristu. Hanyuma rero baje no kuba berekeza
ku mva zishyinguwemo abepiskopi banyuranye bagiye bayobora iyi diyoseze ya Kabgayi, nk'uko byatangajwe ikinyamateka cyandika inkuru zivuga kuri kiliziya gatolika. hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kandi kugenda bigarukwaho, nari nakubwiye ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame birumvikana ntabwo iyi nama ya sekamu yaba iri kubera hano mu Rwanda ngo atajya gusura cyangwa se atajya kwihuza n'aba ngaba. Ikiriho cyo icyo yaravuze ati reconciliation and peace. Mu ijambo rye yavuze nibuka yagejeje ku bitabiriye iyi nama ya sekamu, nicyo ngicyo yavuze. Ibi ngibi nibigaragaza iki? Nibigaragaza ko hano mu Rwanda, niba ubyibuka neza, Kongo yigeze kubishyira mu majwi u Rwanda ivuga ko u Rwanda ngo rurimo gutera Kongo. Yewe kuva mu mwaka w'1998 kugeza uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa munane muri 1998 u Rwanda rwateye Kongo. Kugeza uyu munsi tuvugana ku itariki 2 z'ukwezi kwa munane 2025 bibukaga Genocost cyangwa se jenoside yakorewe abanyekongo bazira ekonomi cyangwa se bazira imitungo, nibo niko bayise hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yaje kuba agaruka ku Rwanda avuga ko ari rwo rurimo kwica abo bantu cyangwa se ari rwo rwishe abo bantu babarurwa hagati ya miliyoni 5 n'ibihumbi 400 by'abantu bamaze kwicwa uhere mu mwaka wa 1998 ku itariki 2 z'ukwezi kwa munane. Ati n'u Rwanda na size ngizi n'u Rwanda. U Rwanda murabizi neza ko Amerika ibirimo ngiri guhuza u Rwanda ngo na Kongo ngo byongere ngo bigire ngo umutekano ngo byongere ngo bisugire bisagambe, ariko ibi ngibi twavuga ngo ni zero work. Biturutse kuki? Biturutse kuri Perezida Felix Tshisekedi. Ni ijambo yagejeje ku bantu bari bitabiriye uyu muhango wo kwibuka abangaba bazize ubukungu biturutse ku Rwanda rwateye Kongo. Mwabantu mwe ibintu ntago byoroshe. Uyu rero Musenyeri Fridolin Karidinali Ambongo ntabwo akiri musenyeri, yamaze kuba karidinali, nawe yabuhawe yabusigiwe na Papa Francis. Niwe wongeye gutorerwa rero kuyobora iyi sekamu, ubwo hari ku itariki 2 nyine z'ukwezi kwa munane uyu mwaka wa 2025. Akaba ari arikiepiskopi wa Kinshasa. Nk'uko byatangajwe rero hashyizweho abayobozi bagomba kunganira uyu karidinali, presidential council. Hari perezida nyine nk'uko ni nabikubwiye ni Fridolin Karidinali Ambongo, hakaza vice president ni Most Reverend Stephen Dami Mamuza, hakaza na vice president wa kabiri, uriya ni uwa mbere, hakaza n'uwa kabiri witwa ni Most Reverend Jose Manuel Imbamba, hakaza rero n'undi wa gatatu witwa Most Reverend Gabriel Edo Kumarji. Abangaba rero niyo komite igomba kuba ifatanyije n'uyu nguyu Fridolin Karidinali Ambongo. Ngushimire cyane, wakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, kandi nkubwire ngo turi kumwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bivuga kuri politiki. Kiriho cyo nuko nawe ugomba gutanga igitekerezo cyawe, kuko namaze kwambi kugezaho muri ibi ngibi byagarukaga ku iyobokamana. N'ikiganiro nateguye nifashishije ikinyamakuru Igihe ndetse n'ikinyamakuru Kinyamateka. Mwakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde. Bye bye.